Anje, karame. ndagushimira uburyo dufasha hano. Ndagushimira ko wihangana cyane. Nzakomeza ndagushimira kuko ntabwo ari ibintu byoroshye kubana na Fabiola. Ndabizi n'umugore wanjye nishakiye, n'umugore wanjye nkunda, ariko nzi ko agira defo. Agira amahane cyane. Nta kibazo ariko ni umubyeyi mwiza. Nigeze mubaza niba hari ibikomeye yabakoreye bibi bikubabaza, umbwira ko ntabyo. Niba koko ntabyo, Imana ishimwe. Tubanye igihe kirekire hano, ngira ngo urabizi nawe tubanye igihe kirekire. Hari utubazo twinshi nakubajije, urampakanira. Kandi umpakanira wivuye inyuma. Kandi umpakanira nshaka kugira ngo mbikubwire kubera ko nashaka kugira ngo umenye ukuri. Nta bintu nashaka kugira ngo ukorere ntaribi. Anje, umbwise ukuri. Ejo ndi wambwiye ko ntera umuzi. Shaka kubaza ikibazo kimwe cyonyine. Kimwe gusa. Kandi nacyo gifiteho amakuru, gifiteho ukuri. Uko byagenda kose. Uribuka ifoto nigeze kukubaza ngo ifoto uriho uramuzi? Urabyibuka? Ndabyibuka. Koko rwose ruhura umutima, wumva ko nta kibazo, ariko nanjye igisubizo uri bumpe kimufashe kuruhuka mu mutima nanjye. Mbivuga mbere nyuma nkubaza ku cyo kibazo. Anje, umva ruhura umutima, sibyo? Njye nariba imbaga nimba mbizi ndakubwira. Clarisse uramuzi? Yego cyangwa oya? Oya. Anje, Clarisse uramuzi? Yego cyangwa oya? Oya, ntawe nzi. Ubihagazeho n'amaguru yawe abiri? Cyane ntawe nzi pe. Ubyicayeho n'amabuno yawe abiri? Anje, urambeshya. Clarisse uramuzi? Kuko niba uzi Neri, nta kuntu waba utazi na Clarisse. Nese kuba nzi Neri bisobanuye ko nzi Clarisse. Clarisse ntawe nzi, Neri nuko ari umushuti wanjye, biri aho ngaho bisanzwe. Sinzi icyo umutima n'amara ukubwira, ariko nzi neza ko Neri na Clarisse ni abantu babana umunsi ku munsi, kandi nta kuntu wawe uzi umwe ngo undi we kumumenya. Anje, uramuzi? Oya, hari ukuntu sibyo. Uba ufite inshuti, nayo ifite indi nshuti, ukaba uzi iyo nshuti yawe ariko inshuti yindi afite yo utayizi. Ibyo birashoboka. Birashoboka, ndabyemera. Ariko kuri inshuro. Haguruka. Ngiye kukwereka kwa Clarisse, ngiye kujyana nkugezeyo mu nzu, none mbwira kutamuzi, tugende. Njye nawe nzi ntabwo ari ngombwa ngo wirirwe. Tugende kugira ngo impaka zishire. Ngwino tugende. Ngwino. Anje, tugende wingora. Njye nawe nzi nubwo uri kundenganya ngo ndamuzi. Okay, ntacyo nshaka kindi, ngwino tujyane aho ngaho gusa. Nidusanga utamuzi turigarukira, tugende. Umva nkubwire.
Anje muteze yombi. Yego Kararisa ndamuzi. Alo Anje kuvuga gake ako gatelefone kawe wabona kamaze gupfa umfase umeze ute se mwana wanjye Mana ishimwe aho shangazi yaziye Mana nsigaye nsingiza Imana usigaye ukora umbwira ko umeze neza nkumva umutima ubaye sawa umva mbere numvaga kari akagore karagukuramo roho ariko ubu ndatuje umva diru rero Suzuku niyanshinze ubushize se byarangiye itaje ngewe ntabwo umugambi wanjye warangirira hariya si wambwiye kuzaho kaba gwino njyaneyo kwiki ibyombo byose vuba nyine nese ibyombo ko byose iminota ya 20 ntago waba wabirangije byose vuba uhite witegura vuba uhituza ngiye nshaka ko njyanayo nkagatata muriri wako kaneri kambojeje roho hahane nsigaye nywa amazi ntanamanuke haroze ko byarangiriye hariya ngiye ntago namuhereza naba ntari mama anje sibyo se ngukundira banguka nyine tujyane tujye kugatata muriri wako ufata umusatsi fata ugutwe umva niyo tutanagakubita wenda tugakubitiye wako byagaragara nabi wenda n'abaturanyi bako bakagatabara dushobora kugatuka tukagatukuza dodo ruraro shwana sinzi uko namukubwira siko njya mbona umva umubuse uvugwa uravuga umubu urorohe urushishi kantu nkakari akaduhangayikishe uraseka njye nta miseko mfite undeba iki ngwino njye kumwanika nawe uramfasha kandi we mbabariza ungeze kuri gate yawe umva unyinjizemo nkwereke nakaniye nyine njye se mama anje ndakina ariko anje uzi ko wanyibagiwe ariko uribuka rwasere yakaraga gakobwa kuri telefone hepfo ruguru kamamagara kaguhamagara tumva wagira ngo warakibagiwe ubugome bwako kwiki ntiwakibagirwa nawe nyine urabizi ngwino tujye kugaha ibyako ye nigacunga nawe ndasiga nkajombye n'ikaramu mu jisho ndanayitwaza ahubwo nikareba nawe kantu kigira isereri katwicare mu bwonko umuntu najya ajya kunywa amazi byange najya kurya byange hejuru ya telefone yawe akari akantu siko kameze nk'ivubi we cyangwa uruyuki urushishi isuzu ukuntu se narwiyo rwinjiye mu myenda rugenda rumana hirya no hino niko kameze ndatukana wakurusha yawe we nibyariye ntago nakurusha ngwino ndakwizeye mukobwa w'inkumatukana ngenda mutuka noneho narakubyaye ntacyo ndamira ndagufite ngwino njye kukanika kabone wintereza anje mbabarira zamuka vuba vuba ubundi ibyo byombo ushatse wanabireka ukaza kubyoza utaye ntambwiye ko ryo shyano riba ritahari nimba ryagiye rero ngwino banguka rigiye kugukoraho shangaza arakuvugira ntabwo ryagutinyuka gahunda siyo fasha uze ngwino rwose reka ndebe umuntu uri kumpamagarira mobile rero banguka ndabona sinzi ushobora kuba ari umukiriya utegereje ibintu ku kazi sawa reka mwitabe
se ndaho n'ibitekerezo byinshi mana yanjye ariko ndaho muri make. rero mama cyagiye buriya yego natashye mbabaye sibyo naragenda yicara ntekereza ukuntu nza tugashwana tugataha ndakaye nawe ariko nanone nkugarukiye ndatekereza mbona urababaye nibyo ndababaye rwose nta nubwo nkishima no kurya sinkirya ngo bimanuke neza. oya nanjye nakugarukira nyine nanjye narabitekereje ndavuga ati twese havuyemo kwikunda ku mpande runaka ntekereje nsanga nawe urababaye nibyo uvuga urundi ruhande nakugarukira cyane. Gerega buriya ndi mukuru wanje ntago nakubyaye ngo tutekereze ku rwego rumwe, niyo mpamvu ikintu cyose nzakubwira ujye ugenda ugitekerezeho. nanjye naranyembitekerezaho ndavuga ati nyine iyo nkibikubwira weho nka mama wawe uhita wumva ngo buriya mama ngo nibiki ugatangira gutekereza ibintu byinshi bitewe n'ubuzima bwa hariya uba, ariko ngewe bijya kuvuga ikintu numva umutima wanjye ugiye guturika. ndabizi ko uburemerewe pe ndabizi ariko rega bigenda binyicira no mu kazi ugasanga singikora akazi neza kubera kwirwa ntekereza ibi bintu mu buzima bwacu. ariko nari nagize agatekerezo ko kugira nzaza hariya se mama nawe ariko benye bishaka cyane cyehorere uzabibona ubundi munsi tuzaba umuryango wacu waba benye bishaka cyane ariko byaba ari byiza. agatekerezo nawe nagize navuze ati yego nibyo ibi bintu bikomeje kurambirana sibyo duca aha numvaga wafata umwanzuro ugahamagara papa warangiza ukamwicaza mukaganira ukamubwira ukuri kose ukabimubwira. gusa nibyo nicyo gitekerezo nawe nagize kuko ibi bintu bimaje kurambirana. ubu nzafate telefone yanjye mpamagare so cyane ntubimubwirire kuri telefone ati duhure dusangire cyane nzamubwira nzabanza mwumve uzampamagara umubwire ati ni Kararisa muri kuvugana. ayiwe ntago yabakije ntago yaza uhubwo ako kanya niyo yaba ari mu kazi leta akavamo akavuga ngo twifate undi munsi duhure nonaha. ahubwo se mva igitekerezo ngeze uwazamubeshya ko ndi umushoramari ushaka kwinjira muri business akora ko wazimbwiye cyangwa nkamuga ko ndi umukiriya ushaka amatafari nkamubeshya nk'amakamyo nshaka ati duhurire kuri hoteli iyi n'iyi. uzi ikibazo kirimo se akaza ashobora kukoherereza Yohana aho nyumvira haje yambara agasabuni Yohana mama nawe wadireka ngo yambuye isubuye ese uribona ari umuntu ko ntangiye kumutuka ukikanga ntago nikanze ariko ndakomana anje watangiye gukundana na Yohana nawe uramwanga ugakabya pe akantu kose gafitanye isano n'uriya mugore ni ikizira mu maso yanjye. wenda uriya mugore se wabihora umuvandimwe we icyiza cyabo ni ikihe? Yohana n'umwana mwiza. ntabivuga araje ejo azagutera inda ngo ni umwana mwiza. mama kuvuga ko umuntu ari umwana mwiza bishe ni umwana mwiza mu buhe buryo? ni umwana mwiza mu buhe buryo? rega Yohana mpora mpangayitse izina Yohana kuva umunsi ryikubita mu mutwe wanjye umbwira ngo ari kugusaba ngo akugurire imyenda nahise ntekereza uwo Yohana wari Yohana ntari bibye pe we wimutinda gusa nimba utareba urugendo mba ndimo ndwana intambara mvunika anje kugira ngo umuryango wacu usubirane. uzibeshye Yohana gutera inda nawe uzamera nkanjye ukundi kuvunika. oya ntago hapipe kuba ari umwana mwiza no kuntera inda n'ibintu bibiri. nzamubwira ko ndi umushoramari ugiye kubaka umudugudu w'amazu nk'icumi cyangwa 20. nyine ikibazo ni iki ntago yakumva diru nk'iyo amatafari nzaba nkeneye ngo anyohereze Yohana. oya iki Yohana kandi Yohana kenshi ari nawe ubu birimo ashobora guhita akubwira toke nta kibazo mugapanga
wajya ugasanga ndi gutinya kumubwiza nabyumvaga pe kumuhamagara ndabyemera ariko guhita mubwira ngo ni Clarisse we wamuhamagara sibyo ukamaza atamakuru ni meza mwana ni Clarisse murimo muvugana ukivuga Clarisse ndarizi erega so wamubonye ukuze niyo mpamvu uvuga gutyo hari igihe yambabajemo niyo mpamvu nanjye mba ngomba kwikanga nshobora kumuhamagara ngahita mubwiza ukuri ugahita nkuko oya nese ntabwo ndabizi neza ntabwo nese usinge tubana ntabwo yagukupa atankupa kandi mbizi ko atagukupa okay ninkoresha iyo system ya mbere akanga kwitabira mubwiye ko ari umuntu ushaka gushora imari muri business ze cyane nshaka kumugurira ayo matafari ntazi nzashaka indi telefone muhamagare mwibwire noneho none se utiriwe ubicisha ku ruhande bw'ayo matafari ntaza ese ntabwo yatsiza ndeba igihe yari yanteye inda mama erega nawe kankubwira sibyo yego ndavuga ibintu mukavuga ngo uri kurengera songo nuko ari songo abakobwa nabaze ndabazi nyine ndabazi kuki utatekereza ngo uvuge ngo ese ni ikigo cyamubayeho cyatumye atagaruka utangiye kumurengera utangiye kumva ko hari icyamubayeho nticyamugarura none yaba ari ubugome bw'abagabo si ibyo Yohana azagukora wirirwa uvuga ngo ni umwana mwiza n'umwana mwiza ntuzaze kundushya ese Yohana ko nta hantu murira nawe Yohana niba tubana uko nguko nyine tugafashanya ariko abahungu urabazi umuhungu iyo arimo kwiyegereza agira ngo akwice mu mutwe ni nk'ibyo so yankoze arabanza akagenda gukorera ibintu byiza uyu munsi nimba gukoreye icyiza ejo akarenza ejo bundi akarenza hahandi umutima umva uhora ubona Yohana ari nka Yezu waje mu isi ukajya ugira ngo uri kubonekerwa niho hahandi akubwira ngo Ange dukora ibi ntugire n'akenge ko kwigarura ngo wihagarare mama Yohana we wabandi mureko nahara ari kwitsamura buri ariko nimba hari ikintu cyambabaza Ange nkagukaraba no kumva ngo Yohana ngo ni inshuti yawe amaraso akomoka kuri muryango we wa karakagore ngiye kamubwire ukayinjiza mu muryango wanjye wambona Yohana ntabwo turi inshuti ibyo rwose ibyo ntibimukirirwa nabitekereza ariko tuve muri ibyo tuvuge ibya papa wawe yego cyangwa ugende umuneke umenye ahandi hantu ari gushora nka business ari gukoramo muri iyi minsi yindi ashyushyemo ariyo mbwira uzamuhamagare mubwira ko ari ibyo dushaka ubundi se utiriwe wirushya ntiwamuhamagara ukamubwira ati nyine wagira bivuga nk'umwana igihe yankaga ntago wari uhari cyangwa nzamwicaze mu bwati ndi umwana wawe yego ye kuko nanjye uranyumvira ngakenyera uberwe ibintu byose ubizambye ese uri guca ku ruhande n'ubundi byose ni kimwe yaje mubeshye akaza azi kaje muri ibyo agasanga ninjye ntago yaba afite gusubira inyuma ntago yaba afite guhinduka ni ukwicara aho tukicarana ukuri kose tukakuvuga ariko umubwiye ngo ninjye ari umuntu wabwira ngo ni wowe akahita agukupa akanamboroka nazi ntabwo yajya yirirwa nawe akubaririza ndagushakisha wabona nshakira ikiba atari n'icyiza kuko mani njye muri iyi minsi isonda namurakariye ku rwego ntazi sinzi n'impamvu gusa ndamukunda ariko amakosa yankoreye igihe yansigaga ngo utwite muri iyi minsi ari kunyiruka mu mutwe ni nyine nawe jya utekereza impamvu atagarutse ureke kwirirwa uhita umucira urubanza yewe rwose waratwawe uba wumva iso yabaye so erega ni papa mwiza uzabimenya ko ari mwiza wenda si papa mwiza imyaka itambutse n'injye uyizi n'ingorane nahuye nazo n'injye uzizi Ange mwana wanjye ndagukunda narakuvunikiye nkugejeje aha
ukungana waramvunnye yari ari aho n'ubwo bukire bwe bwose yego narakuvunye yaryaga uko ashaka yanywaga uko ashaka ariko twe hari igihe twaburaraga narakuvunye n'ibyo si byo ariko ugomba ibyahise ugomba kubireka bikagenda ugafokasinga ku nyine ku bihari. nta makuru ufite niko umunyarwanda yavuze ntayo ufite kuko niyo mpamvu usoni duhuza ntabwo yakongera kuncika ukundi kandi nimara kumufatisha neza gake gake azariha ibyo yankoreye nawe none uje kwihorera njye se mbireke basuje kwihorera ntabwo njya kumwihoreraho ariko cyagiye na burayi nzakiri hanijya nzatembera ahantu heza yatumye ntatemberera igihe nari ntwite naranakubyaye ngufite iri muto azajya nsohokana amanywa nijoro ibyo byo nta kibazo nayize buri kimwe bari gukora muri ya myaka navunikaga nk'ufite azakinkorera ukungana gutya ngewe ibyo se hari ikintu bimutwaye ahubwo kubera tuzaba aribwo duhuye nka famiye numva nicyo gihe cyiza wamubwiye inkuru nziza noneho nishimye nicyo gihe cyiza cyo kubikora. inkoko ntariye nzarya ifi ntariye mana we ibyo byo ni itegeko kubirya genda we uneke umenye neza business ari gushoramo ubu yashyuhiyemo kumwe bari ku matelefone yitaba abantu ubanze uyinyumvire uyimbwira urebe ibintu nikorera ndaje nanjye arega we na mama nubwo mumbona nk'agacucu mwancuritse mwancurukuye ngo mba mubuka ntabwo muzi imigambi mba mfite ndaje nanjye mbigemo umva ku buryo uzamuhamagara ibi bintu bikarangira koko mumaje kurambira weho genda ubinkorere